Imana ishimwe. Iki ni igice cyacu cya gatatu cy'uko nagiye ikuzimu, nk'uko maze iminsi nanga ubu buhamya. Yesu aduhana umugisha. Amazina ni Mugisha William, ubuntu bwa Kristo. Ndi umuvugabutumwa w'Imana yazahuye igakiza, ikereka iby'agakiza nawe atabizi. Noneho rero reka bamwe dusenge dukomeze naho twagarukiye. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nguhaye ikaze wera wa Isirayeli. Mwuka wera ndakwakiriye kuko uri Imana igira neza. Papa, reka ugenderere ubu buhamya, uvugane n'abantu bawe nk'uko maze iminsi, nk'uko ubivuze, mbona ubuhamya abantu benshi babutanga, ababohotse, abatandukanye n'isi, abagarukanye nawe, impumuro yagarukanye nabo. Jehova Jaira, mu izina rya Yesu Kristo nsengeye buri muntu udukurikiranye kugira ngo umufungure amatwi n'ibitekerezo n'ubwenge, insi y'umwuka yongere kubohoka, ikirere cya buri muntu wese cyongere kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. None Papa, ndakwakiriye kuko uri Imana ishoboye kandi ushoboye byose kandi uvuga byose. None reka uvugane na buri muntu wese. Ndizera kuko ugiye kudukiza kandi ugiye kutubohora. Reka izina ryawe rikomeze rihimbazwe ku bwa Kristo Yesu, amen. None rero bene data, ubu buhamya ndiyo nanga, maze iminsi nanga, bamwe barabishidikanya. Niba hari ikintu kimbabaza mu buzima, mbabazwa nuko mbwira umuntu ukuri akanga kubyumva, akumva ko atari ukuri, akumva ko ari ibiri, nta zindi nyungu nkeneye muri ibi bintu. Ahubwo inyungu zanjye nuko uwumva ibi ngibi kandi ukabyumvira. Ntabwo turiyo turi ahangaha, sindahangaha kugira ngo ndate Satani, ahubwo ndahangaha kurata umwami w'abami, gukura umuntu adashobora kwikura. Ngiye kugira ngo ahari ahantu mave, niyo nibona ko Yesu ankunda. Icya mbere, ibi bintu njye nta muntu wabintwayemo mu bibazo abantu babaza. Sinzi abazimu yaba baranshimye nk'uko abazimu nabo, mbese biraguye iyo ngiyo dayimoni uko zambonye zifuza ko nazikorera, ariko Yesu nawe ntiyabyemera ko nazikorera, ankurayo. Ibi bintu rero natanga ubuhamya bw'imyaka 2, ariko imyaka nk'3 kuri 4 kuri 5 inyuma byabanjirize mu nzozi, kajya ndota inzozi, maze gufatwa abadukurikiranye mbere, maze gufatwa none kajya ndota ibintu biteye ubwoba, ndota ntwara amaraso, ndota ncuruza amaraso, ncuruza ibintu bya gold, ariko mu yindi si mbereza abantu bakama amafaranga yatwarira umuntu wanumye. Nuko byabanje nkajya nshikanisha koransi, ndahagarara muri koransi nkareba nshirayo ukuboko kwanjye mu nzozi, ariko nabyuka mu gitondo nkabyuka ndushe. Nuko byari biteye. Noneho bigenda bikura, naho naviriyeho ngahura n'umukobwa wa wundi nababwiye, twahuriye ku rusengero, akantwara. None bigenda bikura bityo, nagiriye kuzimu maze guhura n'uwo mukobwa. Process murayumva ko nabanze gusara n'ibiki. Rero twari tumaze kugera ku gitero, aho navugiraga ku bintu ku mwuka.com, uko nawukoreye ku misatsi, mvuga ku nzara, mvuga ku bintu, imyenda ya damage, ibishushanyo. Buriya nkubwira wa musore we, nubona uguze umwenda uriho skeleton, uriho akanyamasyo, uriho inzoka, uriho ikiyoka, uriho abaririmbyi bambaye imisatsi, kiriya kintu bafite impamvu kubera icyo baba bagishizeho. Bimwe utagira ngo biriya ari amafoto gusa, bafata ishusho y'ikintu bakayishyiraho, ariko iyo ugeze nyijoro bivamo bikagenda, kugira ngo Imana nibikumvisha uraza kubyumva cyane kurushaho uko giyeho nakabaye mbisobanura. Noneho rero iyo myenda uri umukristo si yawe, nawe utari umukristo, ari ibintu utagomba kwambara, ari imyambaro utagomba kwambara skeleton, ukambara ibintu bishinyitse amenyo. Ikuzimu baba bafite impamvu, bagiraga impamvu kubera iki babikoraga, kugira ngo babizamure munsi y'abazima, abantu babyambare. Icyo ngicyo ubuhamya tuzakomeza tubutange, kandi tuzakomeza kureba ibyifuzo ibibazo byanyu mutubaza tubasubize. Ariko reka nyikanishe, niyo nagera aho naviriyeyo, nangwa se niyo nagera hafi naho turi buhenderere, tuzabaheza ikice cya 4. Nibishoboka ndabumara uyu munsi, ariko niba bidashobotse
niba bidashobotse tuzabumarayo. Noneho rero maze gukora ako kazi ako kuko ikimisatsi n'ibici imyuka iyo ngiyo, ababyeyi musengera abana banyu kuko twajyaga tutera ku mashuri abana bakajya kubateza imyuka. Ni muri abana sinzi ababyeyi bari iyo ngiyo ibiku babyita bate mu Kinyarwanda, ibiheri iziti igiheri biza ku mubiri. Ibi binywa amaraso Iyo kishe kinuka. Iyo kishe kikanuka igiheri. Bajyaga batwara abadayimoni, bajyaga tubwira ngo mutware ibiheri, tugatwara ibiheri. Buri ko byanywaga abana amaraso, bibanywesha amaraso, mbese byabanywa ku maraso. Ubwo ngubwo niho baterezaga imyuka yabo. Abana benshi bigiye ibisiyaga ku mashuri, igisiyaga niho babyigira abenshi rero, ariko cyane cyane byaturukaga aho ngaho. Mu Kinyarwanda n'ubutinganyi. Mu Kinyarwanda igisiyaga n'ubutinganyi. So rero aho ngaho niho bigiraga izo ngeso. Noneho rero hari ikintu nigeze mbwira abantu, ndababwira ni nashumyiza muri Bibiliya rivuga ngo hari inzira umuntu yita nziza ngo ariko iherezo ryayo ari inzira y'urupfu. Nsoma n'irindi jambo riri muri Yohana 14 rivuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. None ngo mbabwira ababyeyi, ndababwira ni mwababyeyi mwe mugerageze cyane kugira ngo mukurize abana muri iyo nzira yitwa ukuri n'ubugingo, kubera kuko umwana iyo umukurije muri icyo ngicyo agakurira hagati mu mashengesho, agakura umwereka Imana, niyo Satani agiye buriya umuntu usengera umwana, umuntu uturira umwana we, umuntu wingingira umwana we imbere y'Imana abamukorera urugo rumugota. Mu buryo twajyaga gutera mwajya gusanga mugasanga uriya mwana mutamushoboye akabananira. Bumwe twebwe mwanya narananirwaga kuko buri abazimi kuzimara yo level, nangwa se abakorera Satani buri muntu afite level ye. Arahugera ukananirwa, wageraga ukananirwa bakawohereza ukuruta, kandi n'ukuruta nayo yagiraga umuruta, kandi umuruta nawe afite umuruta. Nuko rero wowe wageraga yo wananirwa bakatwara yundi, ariko buri ko twananirwaga buri muntu bagwaga punishment. Noneho ababyeyi musengera abana banyu, mugerageze cyane kuko iyi si turimo none kamabwiza ukuri kw'Imana, igihe ni gito gisigaye icyo Satani n'abazimu be bajya ku butaka bagatangira kuyobya abantu, kubera kuko Satani mu nsengero yinjiyemo, kubera kuko nahatari mbese ari yarakora ikivange cya dayimoni n'umuntu, mu buryo uzajya urugana n'umujini wita umuntu ariko atari wo. Abadayimoni basigaye bavuga mu modoka, abadayimoni twebwe abakoranye nabo ababonye abazimu ikuzimu bariyo, nina ku butaka araza ukamureba ukamumenya, kandi avuga boda avuga iki. Ariko kubera icyo bari bakora icyo bari baragerageza kugira ngo iki umuntu avangwe na dayimoni mu buryo uzaba utagishobora kuvangura dayimoni n'umuntu. Noneho rero umuntu uzaca muri ibi byagatsinda nuwamaze gusogongera Kristo, nuwamaze kugira ikirere gibohotse akaba yashobora gutandukanya munsi y'umwuka, atari ukurebesha aya maso, ahubwo mu buryo ugera ku muntu ukumva ikimukoreramo, ukareba ikimugendaho, ukareba icyari, ukakireba ute, ukacumva munsi y'umwuka, umwuka akagufasha akakuvugana nawe. Turenda kuva kugiye ubungubu Imana nayo nkuko Satani ari yagaragara mu bantu, n'Imana abantu izagenda yigaragariza, izabagaragariza bayimenye kurusha ibihe bishize. Nuko nanjye ndiyo ntekereza, kubera ko Satani ari yaragenda yiyereka abantu be cyane, aragenda yiyereka imbaraga ze cyane. Abari kuri za media, abari murareba ibigenda bibaho. Iki nicyo gihe kugira ngo Kristo aze. Ibyo bintu byose twagiye dukora ibyo bintu kugira ngo haciye igihe, kuko jewe navuye ngira ngo 2019 aho ngaho 2019 byo muri 20 waciwe imyaka ngira ngo 4 kuri 5 maze imyaka 5 nangwa 7 imyaka 5 kuri 6 maze kubohoka mva mu biganza bya Satani. 2019 nubwo ngira ngo nibutse neza, nubwo ngira ngo bansengeraga nubwo bansengeraga ndiyo mbohoka kugira ngo nshire ntungane neza, ndiyo mbohoka. Reka rero no dukomeze. None igihe cyarageze
nkorera uwo mwuka umwuka w'imbwa usapurayinga ubusambanyi, uzana imyuka itatu ikomeye yukura hasi umugore ucicira ubusambanyi nangwa se ushinzwe ubusambanyi, uteje abantu gusinda ni iki babyita gisubizo babyita bate ubusambanyi nk'ibintu ni ubusegu babyita, sinzi ukuntu babyita mu kinyarwanda kizima, mbese kugira uburaya ariko burenze uburaya mbese byose ariko hari akandi kazina sinzi ukuntu babyita abanyarwanda, hari akandi kazina. Noneho rero uwo mugini wicara ku nyanja nk'uko nababwiyeho, hasi yawo rero nta kintu ugira, ufite iki gice iki ngiki, hasi yawo hari imyuka itatu irusha gukomera, hari umwuka w'igisiyaga, hari umwuka w'ubutinganyi, hari umwuka wo kwisambanya, hari umwuka rero wa gatatu ari umwuka wo kurota usambana n'ibintu mu nzozi. Iyo myuka ni imyuka umuntu agomba kwigenzura cyane ukuntu iza. Uwo mwuka watangiye gufata umuntu utangira kurya ibitekerezo, ubanjiriza mu bitekerezo umuntu wikinisha. Ikibazo ntabwo kiri ku mubiri na feeling, kibanza gufata ibitekerezo kikagenda kibirya, byagendaga birya ibitekerezo kugira ngo rero wa muntu azasengera uwo mwuka agende. Usenga ushinga isengesho rivuga ngo Mana mpindura ibitekerezo ntekereze nk'uko ushaka. Kuko uriya mudayimoni wicara ku bitekerezo, bawicazaga ku bitekerezo, ugafata ibitekerezo ugatangira kugukoresha. Abantu bafite icyo kibazo mwebwe murabizi, murabisobanukirwa. Noneho ari imyuka itatu umuntu atagomba, umuntu mbese niba uri umukozi w'Imana usengera abantu, uri umuvugabutumwa, uri umurokore nangwa se uri umukristo, buriya abantu batatu bakomeye kugira ngo usengere baba nk'abane. Umuntu uriho umwuka w'ubutinganyi, uwo ngo wamusengera agasigara nk'uko yari ameze. Ni ikintu gisaba umuntu kugira ngo akizwe neza. Icya kabiri ni ikintu gisaba umuntu kugira ngo uyu mubiri we awukubitisha amashengesho kugira ngo cya cyuka gisohoke, asenge cyane, asome Bibiliya cyane, yinjire mu Mana cyane, mu buryo iri bwongere kugusenya ikongera ikakubaka. Hari umaze Satani aba amaze kukubakamo ikindi kintu, umuntu ufite umwuka w'ubutinganyi muri wo. Rero winjira mu Mana, iyo winjiyemo, iyo utangiye kurokoka ugumana nacyo, kiguma kigukurura cyakwereka umuntu, umugabo mugenzi wawe nangwa umudamu mugenzi wawe. Ariko iyo uri mu mashengesho yo gusenga kwinginga Imana cyane, uyinjiremo cyane, ugenda ugikubita ukigabanya. Ni nk'umuntu hose uriho umwuka wo kwikinisha, umwuka wo kwisambanya, masturbation, nawe nuko bimusaba. Ariko buri kugiye kureho yo gusenga kandi wajyaho no kure yo gukora gukiranuka kw'Imana, icyo kintu kirahaguruka kikongera kikagufata. Ni rero ni nk'umuntu hose urota asambanywa, abagabo bamusambanya, asambana n'umugabo nangwa se umugabo asambana n'umugore, wet dreams. Abasore bamwe bajyaga bavuga ngo just ngo icyo ni cyaremwe, umuntu agomba kurota icyo kintu. Barakubesha, aho uzamenyera ngo uriho abazimu nibo bagushingiye kuzimu. Ni igihe uzageza igihe cyo gushaka bikanga, ni igihe uzashaka umugore mugatandukana, ni igihe uzakora imirimo bikanga. Kiriya kigabo bamaze kukigushingira ikuzimu, bamaraga kukigushingira ikuzimu, cyaragufuhiraga ntabwo cyakwemereraga gushaka. Wageragezaga kugira ngo ushake, wahagurutse n'ubukwe bugapfa. waba wanashatse umugore, byarwanaga n'umugore uyu uri umugabo, kitamwica kikamuteza indwara, kitabikora ibyo ngibyo kikabateza ubutumvikana, bakaba muri wowe. Icya kabiri cyakwangishaga umugabo wawe, umugore akaba yagira umwuka w'ubusambanyi, gusambana hanze. Kandi buri ko kisambanye n'umuntu, icyo kintu buri ko cyasamanaga n'umuntu, buri ko mwabizanaga bigasambana n'abantu, cyajaga ikuzimu, bajyaga bagucira n'inzira, bajyaga bikuzanira n'umuntu ugomba kuryamana nawe. Musobanukirwe neza. Haleluya. Musobanukirwe neza. Ahangaha niyo natanga ubuhamya,
ariko niyo ndaguhereza na experience iyo nari maze kugiza, mbese nari nakwigisha kugira ngo bisobanukirwe cyane. Noneho rero icyo kintu cyamara kuryamana nawe, icyambere cyabaga hari ibintu nka bitatu kubera iki cyaryamaga nawe. Cyabaga kibona ko amahirwe yawe, kananga urugero ushobora kumamagara kuri telefone akamubwira ngo Mugisha ndagubwise ne mu gitondo aretse ndaguhereza, nangwa ari nk'umuntu banja, nangwa se ari nk'ikintu cyiza ugiye kugeraho. Cyamara kubireba rero iyo utari mu bihe byo gusenga cyarazaga kikaryamana nawe. Rero cyamara kuryamana nawe ya mahirwe bamaze kugenda kiba kimaze kuyatwara, wa Mugisha kiba kimaze kutwara. Wa muntu ajya kumutera akabwira ngo agize ibibazo byarangiye. Abantu nina ugenzura ibi bintu kandi ubyumve cyane mwinde data, ubisobanukirwe cyane mu buryo wige n'ubu buryo uri bukirwanyi ukagikura ku buzima bwawe. Ariko ubundi ibi ngibi reka mbireke, nitumara kugaruka buri muntu tuzajya dufata ku buri mwuka twavuga. Nzajya ngerageza nanjye ndiyo ndapanga uko nakingura YouTube channel, nongere kugaruka kuri WhatsApp, niyo ndapfa nabyo kugira ngo Imana ibinkorere. None nimara kubikora tuzajya dufata ku gace, tuvuge ngo reka tuvuge ku mwuka w'iki ngiki. None nkubwira ukuntu woze, nkubwira no kuntu Imana igende wunyigishaho, kuko igihe mfata umwanya yo kubisengera ngo Imana ibinsobanurire cyane, kuko igihe hogiye naviriyeyo buri ko abadayimoni bo bagenda komeza kugenda bapanga gahunda za cyo ngase nk'ukireka. None iyo myuka nk'uko nivuze bajyaga biteza mu mashuri bakayiteza mu rubyiruko, cyane cyane urubyiruko. Niba hari ikintu kimeze nabi mwababyeyi, niba hari ikintu kimeze nabi mwabashubamo, niba hari abantu bameze nabi nk'uko umuntu aba ari indembe bakamutwara muri oxygen, umuntu umeze nabi cyane, abantu bameze nabi cyane Satani ashize mu gahanga ni urubyiruko. Abakabiri ni abadamu. Umudamu ikuzimu arabakorera cyane kurusha umugabo, kuko bamaraga kuyobya umudamu, umugore bamara kumuyobya, umwana agomba kuyoba, umugabo nawe yagombaga kuyoba. Ariko cyane cyane niyo mpamvu ureba ikuzimu bapangaga cyane ibintu, ariko cyane cyane bashingiye ku mugore. Ibintu byinshi zaramureba n'ibiki bashingiraga cyane ku mugore, kubera kuko baravuga ngo umugore hari buyobere, umugore azadukorera ikintu kizima, abantu benshi bazakitabira. Umugore yayobye rero umwana umuvutsemo nanga akora ibintu bizima, apana. Icya kabiri, isho umugore yacamo gukora umugabo yacumukora, umugabo agomba kumvira umugore. Icyo muraza gusobanukirwa cyane nkuko namara kugera. Noneho rero abandi bantu ba kabiri, urubyiruko. Satani yarwana ikinyejano, yaravuga ngo reka ndwane iki kinyejano ngikoresha ibyo nshaka. None abazakomoka muri iki kinyejano bazavuka ari abana b'ubwami bwanjye. Ubu reka nanga urugero, nimara kwangirika jewe nkanjye Mugisha mwangirika ngakorera Satani mu buryo bw'undamanuka ikuzimu, ariko ngakora ibyo ashaka. Ubwo se uribwira ko umwana wanjye navuka wazavukira he? Wazavuka ari umwana w'ubwami bw'ikuzimu. Rero cyane cyane urubyiruko mwisengere cyane, wisengera izi za media. Mbese nkubwire ngo iki, Satani ari yaraca uburyo bwari bwo bwose kugira ngo urubyiruko rwigarurije, abadamu bigarurije, n'abagabo bakuru. Abo bantu ko ari babiri, umwana yaguhindura akoresha utagakoze, umugore yaguhindura akoresha icyo utagakoze. Kandi ikindi, ubwonko bw'umugabo Satani bwamukomereraga kugira ngo abwinjiremo cyane. Mbese umwuka we warakomereraga kugira ngo Satani awukoreshe ibyo ushaka. Unsobanukirwe neza. Yesu aguhereza umugisha. Tuzabivugaho mu bindi bice, ariko reka nyikanishe nibura giye muri je ndiho ndenda kwifuza ko nakuri igice cya gatatu tugahendera. Mbese nkamara nkakubwira ukuntu navuyeyo, kuko abenshi bafite amatsiko yo kumenya uko navuyeyo. Mufite amatsiko yo kwenda kumenya navuyeyo. Erega yewe ndi umuntu, ariko yuza nangira ngo nasoda nkereka abantu ko nywa kandi nkarya. Ndi umuntu, ndanywa, mfite umubiri nk'abandi bafite, ndi muzima, ndaryama nkarota neza. Bya bindi byaragiye Yesu Kristo yarabikemuye, byavuyeho. Amahirwe ya kabiri yarayaturemeye. Ndahuze nereka bene data bwiraka
bwa video bwanjye narasaze banziritse ku migozi bariyo bansengera. Ibi ngibi mvuga mfite abantu bansengeye bindiho, mujye mureka na amafaranga nyine muri ibi bintu. Icyamfasha nuko wamenye ibi ngibi ndiyo mvuga, wenda byagufasha. Uranyumva neza mwene data? Icya kabiri, mfite abantu bansengeye ndi muri ibyo bintu biriyo bimvaho. Hari abantu bambonye ndiyo narasaze, hari abambonye ndi ikiragi navuga. Icya mbere, umuryango wanjye urabizi, so kuvuga ngo ni ibintu by'ibihimbano. Barabizi ko nabayeho ikiragi, barabizi ko nasazeho, nabo batazi ukuntu nsara. Ariko gusara kwanjye kwavuye kuko nari maze kuvayo. Noneho imyuka imwe, kuko nari maze kugira imyuka 24 inkoreramo. Rero urumva ngo hagomba kuba bimenyetso ko nakoreraga na Satani, kuko nakoraga na Satani bikajya bineze bisaza. Ariko byaje utumva ibyo byuka ngo Yesu maze guhura naho byamvuye. Navuye kuzimu sinongeye gusubirayo, ariko byakomeje mbese kujya biza bikansura, bigenda buhoro mu mezi 7 kuri 8 ku 9 ku 10 aho ngaho byari bimaze kugenda binsohoka, bimaze kumvamo, maze gutandukana nabyo. Kajya ngarukira kubireba mu nzozi bitegura kubiri bunere Imana ibimishurira. Ako kazi ndagakora, iyo mirimo twarayikoze nari niyo mvuga ku mwuka.com. Noneho undi mwuka nakoranye nawe, imyuka watsugukura banayisobanuyeho gisubi. I think ngira ngo wayivuzeho gake, ariko nayivuzeho gake. wayivuzeho gake. Wari wavuga uburyo bagutumaga amakanisa. Urusengero nena ngo nduvugeho ndangiza duhendere. Niyo nahenderera ku rusengero ngo Yesu nahuriye ahangaha nawe biturutsa. Kuko nangiye kurwanya urusengero kugira ngo banyoreze mu nsengero, ari ibintu nka 3. Ikintu cya mbere, niho nanjye nagira amahirwe yo kuzimu. Kujya kuba kuzimu, igitero wagiye utera mu nsengero, uko wagiye ugisha abashumba. Akazi noneho akazi kagenda gakura. Aho ngaho nari maze kugera kuri level ya 8, ku ya 8 ku ya 7 aho ngaho bamereza. Kandi barambwira rero bamereza wa mwuka witwa mamoni, ukugaburira amaraso ashushe. Kugaburira amaraso no kuvuga ngo babaraga guteza impanuka munsi y'abazima, mukaza wa mwuka uwo baguhari aho ngaho ujya gutereza impanuka, ukagenda ukagutumira amaraso ashushe ukanywa. Wamara kunywa rero wanywaga lita 20 z'amaraso mu gitondo, none no ku mugoroba ukamwa lita izindi 20. Just uwo nguwo nuko nawukoreye. Nawe warazinywaga? Lita 20 sana ntagera aho ngaho, ndetse nari nyifite yo kunywa lita 20. Just wanywaga ukumva umubiri, kumva abazimu bari muri wowe baramazwe. Kandi kambabwire nikuzimu barasiba bariyiriza. Ubwo ibyo ndaza kubivugaho ku rusengero. Noneho barangiza bama akandi kazi aho ngaho hagati aho ngaho niho nakoranye n'imyuka basogokuru. Maze gukorana n'imyuka ya basogokuru, akandi kazi gakurikiyeho bamereza kugwisha abakristo bato. Abakristo bato aho ngaho ngira ngo bari bamaye imyuka yigeraga muri 6 kuri 8 aho ngaho, kuko bajyaga baguhereza imyuka 2. Imyuka 2 ku imyuka nka 8, nangeje imyuka nka 8. Bakajya bambwira rero uyu ugera umukristo amara akorokoka, yarokoka abaciyo nk'icumi yararokotse, nangwa se amara akorokoka, mwanjyaga mubatega nazaga nza ku miryango y'insengero, niho najyaga negera jewe aho nga mbere na mbere sinanifite imbaraga zinyishisha mu rusengero. Aho sinari nemerewe, nategaga bavuye mu rusengero, niyamara kuva mu rusengero ngabanza kumusahura ibitekerezo byo yigishizwe. Namara gukora icyo ngicyo nkamugumaho, mbese ngatangira kumwibagiza icyamuteye akizwa. Nkagenda ngisahura, waraza kugatongera mu matwi, bakabwira ngo tongera mu matwi, uvuga ngo umubwira uri ubwira uwo muntu, ubwira ibitekerezo bye umwuka we,
ukawutongera ugerageza kwibagiza biriya, ukongera ukamukundisha ibyo yavuyemo. Ibyo yavuyemo nk'ibi, niba yarasambanaga utangira kuzana muri ririya, itangira gutekereza ku bakobwa. Icya kabiri, ikuzimu bongeraga kumuremera amahirwe yo kongera gusambana. Amahirwe ni ayahe? Nangwa se reka wite umwaka ukongera gusambana. Niba ari umukobwa, niba ari umuhungu, mwajyaga muteza uko amatelefoni, bakongera bakamuhamagara. Niba ari umukobwa bamuhereza isende bakongera bakaboneka. Niba ari umuhungu n'umukobwa wari waramubenza akongera akamubenguka, mukamusiga ikuzimu musiga amavuta, mukamusiga amavuta y'icyaha. Noneho wa muntu kubera ko mwamukuriye cya kindi, kubera kuko mwakimukuyemo, mwamwibagije icyamuteye akizwa, buri muntu agiye gukizwa abanza kugira agahinda k'ibyo akora, akamenya ko atari byiza. Yarangiza ka gahinda rero kakamutera gukora decision nangwa se gucamo, avuga ngo nemeye gukizwa, mvuye mu bintu runaka, mbivuyemo. Noneho rero ka gahinda mwagakuraga mugasa nk'umuremera umunezero, mukongera kumukundisha bya bindi. Mwarangiza mwajyaga kureba mukareba wa muntu yumvira, kuko mwavurwanaga n'ibitekerezo n'umwuka. Ubwo ngubwo umenye no kuvuga ngo yavaga ati mu rusengero, ngatangira kujyana nawe, kabanza kumwibagiza ibyo yize, nkabikukuramo n'inyigisho zamufashije, kagenda nzisahura. Narangiza ngatangira kumushiriraho amasimo, akamutera abakobwa nangwa se abagabo bakamuterera, nangwa se abamuhamagara mu bubari bakamuhamagaramo. Mbese mwatangiraga abazimu batanya, urumva iriya myuka munani yagerera kugira ngo imukire inzira. Ubwo ngubwo rero aho ngaho nazaga nk'ukomeza uko nguko, ariko hari umwuka wakwambaraga ukabura kuboneka, ariko ugenda ukaba wagera ku muntu ukamwicara uruhande, kandi igihe mureba, ariko niyo nagerageza kugira icyo mugire icyo mu maso uwo atandeba, bajya kuvuga ngo ariko uyu muntu arabesha. Mana ifasha abantu bayo. Okay, niba mbesha ibyo ngambiriye muri byo bipfe nimbibone, kama ariko mvuga ayo mafaranga yawe yareke, kuko sinayagusabye, sinyashaka. Ngiye ndiyo ndabwiriza ubutumwa bwa Kristo. Ubwumva bwumve, unanirwa nanirwe, ubyanga byange. Kandi ikintu cyo kimabaza mu buzima nuko umuntu ugerageza kumwereka ukuri. Ni nk'igihe, reka nange urugero kugira ngo rufatika, ni nk'igihe umubyeyi yababwira umwana akamubwira ati umwana wanjye ikintu ni kibi, umwana akamwereka ngo icyo amubwira ngo nyina niwe uriho ikibazo, nangwa se niwe uriho ikibazo cy'ubutamenye cyari yakora ko aricyo kizima. Noneho rero nanjye nuko mba bisobanukirwa iyo ngerageza kubwira umuntu ntiyumve icyo ndiyo mubwira. Noneho urumva ko iyo myuka yajyaga ifata umukristo muto. Reka nkubwire wa mukristo muto ugikizwaho, ikintu cya mbere ugomba kugerageza cyane ugasenga. Icya kabiri, ugomba kumenya ko winjiye urugamba. Mukureho abashumba bakure inyigisho yo kubwira abantu ngo kwizera Yesu biba birangiye. Kwizera Yesu uba winjiye mu rugamba rw'ibintu nka bibiri. Icya mbere cya byose, kwa Satani ntabwo bajya bagira amahoro umuntu yamaze gukizwa. Abafashe igihe mu ntambara, abafashe nk'ukuntu umuntu avuga ngo ndahagurutse ngiye kurwana. Abagiye kurwana munsi y'umwuka, abafashe imbunda ajya kurwana. Sobanukirwa unyumve neza. Kurwana apana bya bindi ngo nguki. Umuntu w'umukristo, nkubwire wa mukristo, nta mahoro umuntu azabonera muri iyi si y'abazima, kuko yarangiritse. Amahoro tuzayabonera mu ijuru kwa Data. Inanga turi mu gihe cy'umyitozo, Imana iradutoza ubuzima tuzabujyamo. Ugomba kwiga kubabarira, ugomba kwiga kwirinda icyaha, ugomba kugerageza kugira neza uko byagenda ko ariko kose. None iyo ugerageza kubikorera muri ikuzimu, uyu mubiri bawita imbabazi, ngo ni imbabazi uyu mubiri. Rero kandi umubiri wibuka ko wakiriwe ko ari umunyabyaha, rero ugomba kurwana cyane kugira ngo uyu mubiri uwutoze ibyo gukiranuka. Rero nta kuntu wagira amahoro uyu mubiri uwutoze ibyo gukiranuka. So iyo uri umukristo ugikizwa mu buryo bumwe Satani adashobora kukubona. Icya mbere, ugomba gukunda ikintu cyitwa gusenga. Icya kabiri,
ugomba gukunda ikintu cyitwa ijambo ry'Imana. Icya gatatu aricyo cyakabaye ikibanza, usezerera Satani ukamusubiza ibye byose. Umusubiza ibye byose ni ibi: hari igihe umuntu akizwa akagira ibyo yisigarije. Rero iyo ugize ibintu wisigariza ugakizwa, ubusambanyi ugasigarana ikinyoma, ako kabaga akayira katuzana kakatugeza aho uri, kugira ngo twongere tukubyaze bya bindi byasaga nk'uwavuyemo, kugira ngo byongere bikomeze bibe muri wowe. Buri umuntu yihanye ibice, ikuzimu baranezerwa. Na biriya wihanye naho bijya. Abadayimoni icyaha cyarasokaga, icyaha uriya ni dayimoni nacyo cyarasokaga, cyamara gusoka ya byaha wasize muri wowe bikongera bikavuga ngo uragenda ve tugucumbikira. Abadayimoni bacumbikira abandi. Bibiliya iravuga ngo dayimoni ivuye mu muntu, nk'iyo ngiye kumusubira igenda ikazana za dayimoni zindi, dayimoni mushanju nangwa se zirindwi zirushaho gukomera. Ni ukuvuga ngo iragenda ikazamaga ikavuga ngo muze bacumbikire. Ndavuga muri muzi, ariko ikuzimu kuntu twabigeraga, dayimoni amara gusohoka, kereka yiwihanaga byose ukabivuga ngo ndabishohoza, bigasohoka bivuga ngo Imana imbabarire iki, byose ukabishira ku rutonde bigasohoka. Aho ngaho wajyaga kubona ukabona umuntu haza umwotsi wera, umwotsi umuburiyemo. Ubwo aho ngaho abazimu bazunguzaga imitwe bakikorera amaboko, ubwo wo kumvura ukananirwa, mbese waba gutsinzwe. Wa mwotsi wamaraga kumwinjira, wajyaga kure ukareba yamaraga kwihana wa muntu, buri ko yavuga ngo Imana imbabarire ubusambanyi bwarasohokaga, Imana imbabarire ikinyoma kikagenda, Imana imbabarire, ukore rumuvuyemo rumeze nk'igiceri, rumuvuyemo rugasohoka, akajya avamo umwotsi wirabura ukamusohokamo. Icyo ngicyo gisobanukirwa. Noneho rero ibintu bimwe byajyaga bisubiza umuntu, byateraga Satani kugira ngo asubire muri uwo muntu. Icyambere ni ukwihana ibice, kurokoka ibice, kurokoka kwatura ariko ntuhinduke. Ntacyo bimaze kwa Satani, kandi uwo nguwo yarabakoreraga cyane. Ikuzimu bukora cyane. Nubona warakijijwe ariko utarahinduka, uracyari ikibazo. Ikuzimu barakubara nk'ukuntu umuntu yaba afite iduka, afite ba kasitoma bamuguraho, barakubara. Kubera iki? Wamara gukizwa, wamara gusengera, ukantentinga service buri cyumweru, buri wa gatatu, buri uko wagize, bakava bakanagukuza mu rusengero mu buryo bagukuzaga ukaba mukuru w'abasore nangwa se iki. Ariko iriya hanze wimiraga abantu barenga muri 100. Wabimiraga mu buhe buryo? Wabimiraga muri ubu buryo. Aho wakoreraga ingeso zawo ni mwisi, kandi abenda guhinduka na bari abari mwisi. Rero bari abari mwisi bavuga ngo se runaka akakijijwe, ariko kuduhurira kuri ibi ngibi, ko dusangira ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo rero, mu yandi magambo, ni ukuvuga ngo ikuzimu bo baranezerewe kuko utukisha izina ry'Imana. Icya kabiri, kuko hari abandi banze gukizwa kubera wowe. Ariko byaterwaga Satani kugira ngo agukoremo uwo mushinga, nangwa se akubonemo izo nyungu. Wakizwaga udakijijwe, ukizwa utamaramaje. Icyambere, niba uri umukristo mutoya, umenye ngo urugamba rwawe na Satani ubwo wapfukamye bakagusengera, wamaze kwishiriraho urugamba rwawe na Satani. Agomba kukurwanya mpaka arebe ko warugaruka mu kurimbuka. Mureke kugibwiriza abantu ubutumwa ngo menya wizeye Yesu, uramwizera, wamusenga akakubera byose, akagutsindira, akakurwanira, wakora ibyo ashaka mukumvikana wowe na Yesu. Ariko iyo udakoze ibyo adashaka, uba ukoze ibyo Satani ashaka. Aho ukorera mu cya gace, Satani arakubona. Icyo kimenye. None narazaga mwaza nkarwana n'ibitekerezo by'uwo muntu mu buryo ndibugerageza kubihindura, bigatekereza nk'uko abazimu bashaka. Byamara gutekereza nk'uko abazimu bashaka, byaha mukabihagurukiza mu bandi bantu bagomba kubimwinjiza. Niba ari ubusambanyi, niba ari ikinyoma, yamaraga gusa kumva ikinyoma bari bamubesha, hariya umuntu ari yamubesha, nawe yavuga ngo abesha hatyo, umwuka w'ikinyoma maraga kumwinjira kunyuka musubiramo. Urumva ibintu nka bitatu wazoze dukurikirana, nka bitatu bitera umuntu kugira ngo afate umwanya wo gusobanukirwa icyo ngicyo. Icyo nacyo niduhabwa umugisha
tuzavuga ku mukristo mutoya uburyo yagerageje kugira ngo ahame igihamya umukristo buriya ibihamya umukristo ni nka 3 nangwa 4 ibimutera kuva mu masezerano y'abazimu. Ikindi yabaga yatunaniye muri ubwo buryo uwo mukristo twajyaga dukoresha imyuka ba sekuru. Buriya ngambabwire niba hari ikintu kigusha abantu bagasubira mu byaha, ikuzimu bakoresha cyane kugira ngo umuntu agwe ni mu myuka yavutsemo, mu myuka y'amaraso ye, imyuka ya base na basekuru y'abapfuye babahanwa, iyo bapfuye bakorera abazimu, yabaguye mu bicaniro by'abadayimoni. Uwo muntu wabaga wabananiye, mbese wazasanga uriya muntu agoteshejwe urugo rw'amashengesho no gukiranuka, agoteshejwe n'ijambo ry'Imana Bibiliya, mwamara kugira mwasubiragayo. Ikindi kintu bakoreshaga, twabaga twananiwe, bakoreshaga imyuka ba sekuru. Wari uzi ko ba sekuru bawe bapfuye babandwa, abapfuye baterekerera imyuka imwe yabo y'abapfuye abo ngabo ikuzimu iriyo nayo mwicika ku gitebe cya Satani cya Luciferi iriho, yatoragamo imyuka nk'ine nangwa basokuru nka 4 kugira ngo abifashisha bakoresha akazi ashaka. None abantu birahira akavuga base na basekuru, ye baba we, ukavuga ubwoko bwawe ukabiranda uri umukristo. Amasezerano butarayava mu y'abadayimoni. None rero bajyaga bazira muri abo ngabo, bajyaga bohereza abo ngabo kugira ngo bazi nangwa se bakuzeho bakugereho. Nango byasaga kugira ngo bajye kuvugana nawe ibitekerezo, kuko ariya ni amaraso yawe nabukomokamo. Bazaga nk'ukuntu umubyeyi bamubuza kugera ku mwana we, byakugeragaho vuba. Ariko umukristo yarakizwaga, yakwiga gusenga, yakwiga ijambo ry'Imana, akiga gusenya amasezerano ya base na basekuru, akayavamo. None ugomba kwiga gusenga mu buryo ubanza gufata umwanya ukihanira ibyaha by'iwanyu, ubyihanira ku Mana. Warangiza kwihanira ibyaha by'iwanyu, nyumva neza, warangiza kwihanira ibyaha by'iwanyu ugatangira gusenya kamere y'iwanyu, uyikura mu ngingo zawe, uyikura mu magufwa yawe, ukona kuntu gusenga ku buryo bwari bwo bwose. Usenga uti wacu twebwe turaba kinyabinyoma, turayinsambanye, uwo mwuka ukomoka muri basogokuru, uwo waremwe ndawicaho. Ndavuga ku muntu wenda kubaka umusingi w'ubukristo buzahama kandi Satani agatinya. Ariko wabaga utarabona uwo mwanya, utigishijwe bene nk'ibyo, abadayimoni baragarukaga, basogokuru barazaga bagaterera mu cyaha cy'iwanyu ukagisubiramo. Barakigukundishaga neza, bakigusubizagamo bidatwaye iminota ingahe. Aha ngaho nibo bajyaga bohereza twananiwe. Aho ngaho reka iyo myuka naza kuyivugaho. Imana reka dukomeze noneho rero ngeze igihe barankuza. Bamaze kunkuza bamereza akandi kazi ni akahe? Bankuye gutera abakristo batoya. Barambwira ngo rero aho ugeze umaze guhabwa imbaraga. Imbaraga umaze guhabwa nizi. Imbaraga za mbere, ugiye kugenda ujye utera urusengero bakristo bashumba, bantu bizeye Kristo, mubyuke mukanguke mu bitekerezo, mukanguke mu myumvire, mukanguke mu nyigisho. Mumenye ngo Satani yinjiye urusengero yararuseseye nk'uko umuswa usesera igiti ukakirya. Aha ndavugana n'utarakizwa n'uwakizwe. Musenge ubudasiwe, mwinginga Imana, mushaka umwuka wera, apana antikristo, mushaka Imana nyakuri, muhumuka amaso murebe. Ariko mutari icyo ngicyo uzajya usanga umuntu ari ikigirwamana cyitwa antikristo aricyo aramye. Kuko baravugaga, kuko igihe cyenda kugira ngo amakanisa 195
aramye umwuka witwa antikristo. 95 akora ibyo Satani ashaka. 95 asenga nk'uko Satani ashaka. 95 afite akora ashyigikira ibyo Satani ashaka. Uzasanga amatorero yayi 5 akihagaze ku musingi w'ukuri y'umwuka. Imana iguhira usanga urusengero rwawe araho ruri naho. Izo tuzavuye ngo plans abazimu bakoraga ndi hamwe nabo bakambwira bakanyohereza. Ndi muhungu wa runaka nanjye mvuka ibi bakuru banjye barabireba, bene data barabireba, ariko nabo bijye bibatangaza. Ahubwo ibintu bazi bamwe bazi ko nasaze ko najyaga mumma batazi banga ibintu bazi ko nabahebira ikiragi, ariko batazi nyuma yo kubikiragi cyabineraga n'iki. Ibi mvuga nango bamwe bande bagamumbura. Aho nabangiye kubesha reka bo ikintu babonyeho icyo mamya bazi. Ikintu bazi ibintu nka 3 nangwa 4. Aba umuryango wanje bazi ko nasazeho, bazi ko nahumyeho, bazi ko nabayeho ikiragi, bazi ikindi najyaga ngira ibitotsi cyane mu rugo, naryaga ndyama cyane. Ikindi najyaga ngira ni ikindi abo mu rugo bamenyera iyi myuka. Ikindi aho nafatiwe n'iyo myuka sinajyaga ndya cyane kugira ngo nangwa se bambone nicyo. Naryaga ngiye nyine kandi sinaryaga ibyo baryaga. Ya rwose igihe gihe namaranye n'iyo myuka muri iyo myaka 2 cyara nawe sinaryaga. Najyaga mbabwiye bajyaga barura ndaza kurya nanywa babesha ko ndiyo nywa amata nkayashira ku munwa nkayasiga mu ijaga, ariko je ntunga n'ibiraso najyaga. So icyo kintu ucyereka umuntu wajyaga ungenzura cyane mu buryo mu muryango wanjye, bakuru banjye, umukecuru, inshuti n'abavandimwe abajyaga bangenzura baba babizi, bo barabizi bamwe. Noneho rero barambwira ngo ugiye gutera urusengero, bameneze imyuka 7 yo gutera urusengero. Iyo mvuze ibi rero ngiramo agahinda. Iyo myuka 7 imwe twayitezaga inzoka yabaga reka twabaga kuyishinga zigahinduka inzoka. Imwe bakayisinga ku gatuti, indi bakayisinga mu kirere, indi bakayisinga uruhande, indi bakayishira hanga, indi bakayishira hanga inyuma. Bagafata imyuka 2 ubajyaga imyuka 2 nyita ngo bayita bate cambura, umwuka wa cambura na kirimbura. Iyo myuka ko ari 2. Aho ngaho nari nkiri muri level yo gutangira gutera urusengero. Namara gutera nayaganza uwa 6 nkaza, namara kuza na gisubi nta kibazo ngira ngo ariya hirya hagufasha, ariya hirya tugakomeza. Kuko ijwi ndiyo ndaryumva inanga. Noneho rero bene data ari ibintu nka 3 ugomba kumenya uri mu rusengero. Icyambere cya byose kuwa 6 umunsi wa 6 bucyara mu gitondo z'amateraniro. Kamanze mbireke manze nango bahamya turaza kubivugaho. Noneho twazaga wa 6 tuvuye mu nama y'ishaha mushanzu za nijoro ikuzimu, tukangaza nkagera ku rusengero nakora imihango yose n'imishingo yose nakoraga. Igituti mwabanzaga kugihongera abazimu kavuga ngo fa tuguhaye umwanya wa mbere muri iki cyubako, n'imbere y'aba bantu n'imbere ya bwa bwana bwa wa mugabo. Igituti ubwo mukamara mwagihongeraga abadayimoni, mwamara kugihongera abadayimoni mukavuga ngo mu gitondo ugasenga, ukavuga ngo mu gitondo dusengane nabo tubakoresha ibyo dushaka, duhabwe imbaraga, dushobore byose. Amen. Nuko wajya gusenga, nuko najyaga nsenga. Mbese nkajya nsenga utyo ugasenga utyo. Warangiza rero mu gitondo rero bwagera buriyo buca mu rucerera
mwajyaga muzura mu mwuka w'umwotsi, umwotsi wa bururu aho ngaho uri buca umuseke uri utambika mu gitondo aho ngaho, mugateza umwuka wa leta nangwa se ugucererwa, wo gucererwa ku rusengero. No gucererwa ku rusengero ni ibiye bivuze iki? Byakoraga amakuru kuzi umuntu ucererwa uza mu materaniro yatangiye kare. Uzi ko komanda igitangaza aho ngaho hari ubundi buhamya nabwo bukomeye, ukwabwo buri aho ngaho burakora ukwabwo. Uzi ko amateraniro Imana nishimwe cyane, uzi ko amateraniro atangira harimo ibanga. Umuntu utangira n'amateraniro afite ibanga rikomeye cyane mu buryo bw'umwuka, noneho mugateza abantu umwuka wo gucerererwa. Mwamara kubateza umwuka wo gucerererwa, bakaza bacererwe, abacitse imigozi mwabateze mwabaziritse bayica, baza bakaza ari saa sita kandi benda gutaha saa 8. Ubwo ni ukuvuga ngo umushumba agomba gucikanisha, kandi umushumba agomba gukora gahunda ariko mwahageze. Ni ukuvuga ngo agomba gucikanisha igaburo ry'Imana, yendaga kubagaburira ijambo ry'Imana mwaricagamo. Icya kabiri, inzoka yabaga ihagaze nawe itwatezaga agatuti. Buri ko yabwirizaga ubutumwa nuko ya nzoka nayo yaciraga amacandwe akaza n'ijambo ryajya kugera mu bakristo rikaba ryakamutse ryapfuye ubusa. Icya gatatu, unyiri ijambo mwaramurebaga, uwo wagiye kubwira abantu bari buho ku munsi Satani abasaga kubareba. Niyo mbabwira ngo namwe mugira amaso muhishurirwe ibikomeye ibyo Satani yajyaga areba. Yarebaga mu materaniro abantu nka 5 benda kwihana, kandi 5 nibihana araza gukizwa abantu nka 8, kandi 8 nibihana ubwami bwe buraza gusenywa. Noneho akavuga rero urabizi, akavuga ngo rero abizi mugende mujye kubuza abo bantu. Noneho banyiri ijambo mwarabamenyaga. Icambere nyiri ijambo mwagerageza cyane kugira ngo iryo jambo nibarivuga abe yasotse kujya kunyara. Iryo jambo nibarivuga abatekereza ibyiwe mu rugo. Iryo jambo nibajya kurivuga ko iri ribuze rimeze nk'umuti haza warebaga ijambo rivuye mu kanwa k'umushumba rimeze nk'umuriro, nk'ikibazo cy'umuriro. None ryambaraga uriya muntu ryamukubita mbese ryamwambara, umwuka mubi wari umuri ukagenda, ibitekerezo byari bimwe bikagenda, kagahinda kari kamuhari, ya myuka rimufashe ubudakizwa ikagenda, mbese ikagenda. Nuko rya jambo ryakoraga. Noneho rero ubwo nuko ariko mwageragezaga cyane kugira ngo rya jambo, kandi rya jambo ryakoraga ariko baze kwemeranya naryo. Nabwiriza wabihereza amatwi cyane, wabyumviriza cyane rya jambo, mbese waryakira. Cyagiye abantu bakoma mu mashi bagatera haleluya, mbese bakanezerwa bakabyakira cyane. Aho ngaho niho kubohoka kwa ibanga ryo kubohoka mu ijambo, aho ngaho niho riri. None aho ngaho niho twaziraga, ukagenda wabicaragamo inyuma, kandi wicaraga ku muntu uri ibyaha kugira ngo bafate neza. Umunyabyaha nangwa se umuntu wakijijwe ariko wanze guhinduka, watuye kwatura katarahinduka. Wobaga uri uca mu rusengero nangwa se uri mu rusengero ukumva umuntu uri mu ibyaha birabahamagara ngo ngo muze mukorane n'uyu nguyu nimwo turi. Ubwo rero mukaza mukamwicara mu bitugu, mugafata urusengero mugateza. Icya kabiri, mugateza abantu gusinzira. Icya gatatu, mugateza abantu kurambirwa. Icya kane, ariko Yesu ni umwana, ariko Mana nuko nzaguma imbere yawe, nzahagwe ninzapfe nabi, uzangirira imbabazi ngiri iwawe, kuko kwa Satani ndahatinya. Ninyaga ihene nabonesheje amaso yanjye ndayitinya. Barokore ninyaga ihene ndayitinya. Mana niba inka arizo zambuza kujya mu bwami uzazimbuze, niba ari umudamu uzabimbuza, ari umugore uzambuza kujya mu bwami bw'Imana, Mana uzamusigeyo nzapfe ndi inkonwa yawe. Niba ari n'abana, niba ari n'imodoka, niba ari iki, jinya mbwira Imana ngo Mana niba hari ikintu uzameza kizambuza ubwami bwawe ukireba, ntuzirushe ukimereza, ntuzanirushe udanakinyereka, ntuzanirushe ukigishyira mu bitekerezo, kizange kure, ariko ngumane na Yesu wanjye. Kuko yo nekereze ubuzima umuntu azajya aho ngaho imbere ndababara cyane. Niyo buri munsi njye nsaba imbabazi n'iminota mu mutima njye mwanavuga Mana mbabarira. Nicyo kintu kigiye gifasha umukristo. Noneho mugateza abantu gusinzira. Impamvu mvuze ibyo ngibyo,
hari igihe mvuga umwuka akantwara akanyibutsa ngo ariko wajya ushima Yesu kuko ari ahantu yagukuye. Mugateza urusengero gusinzira, mugateza urusengero mugateza abantu kuvugira mu ijambo, kuvuga umuntu agahuga. Reka mbabwire, izi simu za smart nimuzireba, smartphone, musenge, izo zirimo ibanga rikomeye ryo kwa Satani. Izi ngize mugiye mutuboneraho. Iyi simu dore jewe nawe uri kuyishaka ndayishaka, ndiyo ndayishaka nyine, ndayishaka. Imana ningira iki nkorera ndayibona ndayigura, ariko cyane cyane bishobotse wajya ukoresha akagasimu. Nubwo nako katari keza mu buryo bwako, hasi iyo ngiyo nako ari ubukorakorerwa, ariko mbese ko hakiriho abacamagani ngo sinzi ko yaba baca bate mu Kinyarwanda, ariko yaba naka. Ariko smartphone izo zirimo spares, zirimo imbaraga, zirimo ubundi bwenge bw'abazimu. Izo zaze gukuraho Bibiliya nyakuri kugira ngo iveho mu buryo ndaza kubivuga aho ngaho. Noneho izo nazo zaradufashaga mu rusengero, umuntu agacatinga agahuga, mukamuhugira aho ngaho, yabumbura Bibiliya muri telefoni, message ikaza, Bibiliya akahita agakurikirana nayo, agasanga umwohereza sticker akayikurikirana. Ina ijambo riragenda imbere kandi ariyo ryakabaye rimukiza. Murankurikirana ariko Imana duhana umugisha bamunkurikirana. Ijambo ryakabaye rimukiza riri aho ngaho, ariko agiye muri WhatsApp, akajya kuri TikTok, wa muntu uriho ikibazo, abadayimoni uri abemerera, ubahaye urwitwazo rwo kugira ngo bakore akazi kabo. Ibyo bintu binashobotse mu munsi w'icyumweru, itelefone wagiye ikuraho, umunsi ukawuhera wayikuraho, nangwa se wagera mu rusengero ukayishyira muri flight mode, ukabanza ugahereza iby'agaciro Imana, ukumva ibyo ivuga, kuko nicyo kiba cyagutwaye niwo wajya gukanda telefone. Icya kabiri, uri umukristo ki wizera Bibiliya yo kwisimu, isimu izimye se wasoma iki? Ukeneye kugura Bibiliya, kuko nango duvuze imyaka 10 mbere aha ngaha, imyaka 5 Bibiliya zigihari, zikigurika, zikiboneka. Ndababwiza ukuri kw'Imana, nimure ko turanga muzabimbwira, kandi ko ndacyafite ubuzima, sinzapejo, ndacyahari, bungi hari, nzajya mbibuta mbabwira ni Bibiliya muracyazireba. Ubu ngubu mukirena ngo wa muntu ndebaho, binashobotse wagura Bibiliya zirenga 70 ingahe ukazishyira mu wawe, kuko igihe kirenda kugira factory zikora Bibiliya zikabura agatari, ariko agatari kari buburire kuri za smartphone izi ngizi, kuko Bibiliya uzajya uyisanga mu isimu. None agatari nikamara kubura aka Bibiliya izi ngizi bakora, banyiri za company zo ngizo bazashaka ikindi bazikoramo, bazashakamo ikindi mbese bahinduramo company yakoraga Bibiliya bayishyire mu bindi, kuko abazaba bagura Bibiliya bazaba batagihari, zizaba zitakigenda. Noneho ni ukuvuga ngo nibamara guhindura company za zindi, nibamara guhindura za zindi za company, ubwo umuntu azaserana Bibiliya yo kwisimu. Rero igihe kizagera batangire kuvanga Bibiliya ngiyi ku isimu, batangire kuyivangamo ibindi. Nibamara gutangira kuyivangamo ibindi, igihe kizagera bo bazakana nibo bahazi, kuko iyi simu ntabwo ari wowe yitegeka, nibo bayitegeka. Iyo smartphone niyo ningiyo nyinore, iyo nyine iritegeka, akangaka karicanga bikakunda. Iriya rero yo aho bazakana nibo bahazi. Bibiliya ihanagurirwa mu masimu. Noneho mujye muri Bibiliya ivanze, Bibiliya ivuga nk'uko isi ishaka, ari we Satani nk'uko ashaka. Bibiliya ivanze mu bumana bukeya, ariko ubumana burimo ari ubwo kuyoba. Aho ngaho umuntu azashaka Bibiliya izabura. Abantu bazajya bavuga ijambo ry'Imana iryo babwiwe Bibiliya zigihari. Icya kabiri, niho Mwuka Wera azatangira kuzira, atangire kukwibutsa ibyo wize n'ibyo wasomye muri Bibiliya. Icyo kintu bari ugisobanukiwe, Imana ikumera amatwi ucumve cyane. Noneho rero iyi simu yaraga idufasha mu materi no kugira ngo bafate abantu, bafate amatekerezo. Yewe rega ibyanjye si ibyakera nahangaye, ejo bundi ahangaye inyuma, si ibyakera nahangaye inyuma, ahangaye inyuma ahangaha,
aya masimu yaraje noneho bene data ubwo ngubwo tugafata abantu muri ubwo buryo icya kabiri baduhaga oda nk'enye kuri eshanu. Oda ya mbere baravuga ngo ntihagire umukristo ntihagire mujye mubuza abantu kwihana. Bantu bariyo bambona turi mu gihe umuntu akizwa atihanye agasengerwa atihanye. Murabizi Kristo Yesu w'i Nazareti, murabizi abashumba nta mwanya wo kwihana ugihari, wa mwuka wamaze kurema mu bitekerezo byanyu. Burimba yewe mbwira abantu ubwami bw'Imana batangira ubuhamya, njye nemera cyane ko abantu batabihana. Buri ko gihe abantu bihanye tugira ikirere cyiza. Abantu iyo bihanye bagasohoza icyaha muri bo bakakishwaza bakacyatura uko cyaba kingana ko ariko kose akakivuga, mushinzi iva mu mutima we asenga abohotse, Yesu agarukana nawe bigashoboka. Noneho cya kintu rero umuntu ubu ngo turi mu gihe ni bangahe benda gukizwa bakarambura amaboko, muza bakaza, bamara kuza vuga aya magambo, subiramo aya magambo, mwami Yesu iyo baba we. Bamwe kugira ngo bakizwe nuko babanza kurega Satani bakoreye. Mana mbabarage nari insambanye ariko nihanye umwuka w'ubusambanyi, aho ngaho umwuka warihutaga ukamuvamo. Ariko ibi musigaye musengera abantu nibwo burokore bafite. Umuntu kujya kwihana agaseka ugaseka, umuntu araseka ikari Imana imbabarire nyasambana ariko se ye baba we. Wowe Imana igufashe bikumvisha cyane. Oda ya mbere bajyaga baguhereza ikuzimu kwa Satani. Ya mbere ntihagire umuntu wihana, mubareke bashime, mubareke batange, mubareke banezererwe hejuru y'icyaha y'ubutasoza icyaha kigume muri bo. Nibamara gusohoka urusengero icyaha kizajya gifata ibyo bakoze kibica ubusa. Uracyumva? Mu buryo umuntu yajyaga asengera hejuru y'icyaha, akakorera ibyiza hejuru y'icyaha, akarokokera hejuru y'icyaha, yamara gukora ibyo ngibyo, nyuma y'ibyo ngibyo cyaha, reka nange urugero, iki cyabaga ari icyaha nk'uko ureba iyi ntuza. Noneho ibi ni ibyiza ukabyubakira ahangaha, ariko igihe cyarageraga cyaha nureba uku ni ukuboko kwanjye ngushinze kuri piro. Noneho uku kuboko nk'uko ngushinze kuri piro nk'uko ubireba, nureba ko nshinzeho, ibi ni ibyiza, iki ni icyaha. Noneho uri ni umukristo, ubu ni uburokore, buri hejuru y'icyaha, hejuru y'ugusambana, usambanye n'ikinyoma na menshi n'amanzaganya n'amatiku n'ishari. Ibi nibyo ni foundation yubakiyeho. Ubwo ngubwo ugatanga, ukubaka urusengero, ugafasha abantu, ugakora n'ibindi, mukanezerwa, bagatangaza haleluya, ukanezerwa, ugasirimba, ugahimbaza, ukaramya. Ariko wamaraga rero mwava gukora bene nk'ibyo ngibyo, mwibwira ko mwakoze ubumana bwarangiye, cyaha cyajyaga gikurwaho, cyajyaga kigira cyiza, bya byiza wakoze bikagwa, kikajyonye kikabyicarira bikayenga. Nuko twabirebaga. Ibi mvuga ni ibintu twarebaga tubirebesha amaso yacu, tubireba. Aricyo Satani yavugaga, cyambere ntihagire umuntu wihana. Yesu ashimwe cyane. Noneho bakavuga ngo ntihagire umuntu yihana, nitwenda tugarukira ahangaha ngira ngo ntihagire umuntu yihana. Unenda kuvuga ku rusengero mukagira Imana, ntihagire umuntu uvuga ngo Mana mbabarira nkora iki. Uwo mumubuze, mwarazaga mukamwicara uruhande, mwabaga mumuzi uwo munsi w'amateraniro, mwabaga mumuzi, mukamenya ngo baramwereka ngo runaka yenda kwihana amateraniro ku cyumweru, mukaza mukamugeraho, mugatangira kumubwira ngo ase umuntu yihana uburozi, umuntu yihana kuroga, tsindwa n'Imana, genda wihanira hariya mu gaconda.
mwazaga mukamwicara uruhande, warazaga mbese ukamwicara uruhande nk'uko mwicaye, ariko niyo yabashaga kukubona ahubwo yumvaga ijwi ryawe ukamubwira ati ariko umuntu reka nawe ubuse umuntu yakwihana uburozi kuroga, umuntu yakwihana kugira ni ipepo ni iki hirizi umuntu apfunyika, umuntu yakwihana ubusambanyi reka reka no ukamwambika umwuka w'akanyamasyo ukugira isoni z'abantu, icyaha cyakagumana nacyo akakihanira mu gashinge hariya, yamara kukihanira hariya mu gashinge yasohoka. Murabizi ko hari ibyaha mwanze gutanga mbere y'abantu, kwihana, kuvuga, gusohoza byanze kubavaho, muracyabikora, urabizi, icyo urabizi, uzibanga aho riri nuko ukirega, cyaha nuko ugenda ukakirega. Nagiraga irari jyewe ngo nyizwa ngira irari, Imana imbabarire, umuzimu bukubise isasi ryo ku mutwe ikuzimu. Icyambere iyo wihanaga wamara kuvuga icyo cyaha, habaga harimo mu rusengero harimo nk'abantu nka 5, nabo bakumva ko utinyutse ubivuze, wa mwuka ubariho ugaterwa n'ubwoba, wowe utihana bakagira imbaraga zo kwihana, bakaza imbere nabo bakihana. Ni ukuvuga ngo kubohoka k'umuntu umwe kwabaga kurimo kubohoka kw'abantu nka 10. Bashumba musubizeho kwihana, abantu bajye basohoze Satani muri bo, kuko benshi banze kumusohoza ibyaha biremera muri bo, Satani abaremeraho. Bajya kuvuga ngo kandi ugiye kuzana inyigisho, ugiye kuzana ibintu byakiyeho, turi mu kindi gihe. Yesu katarahinduka ko yahoze mbere n'ubu karaka kimeze. Okay, noneho mugateza iyo ni mission ya mbere. Icya kabiri, mwarwanaga cyane ko hatagira umuntu utahana ikintu cyitwa umugisha. Uzi ko twajyaga mu rusengero, twagera mu rusengero ku imeza ari ako gatuti, mwarebagaho ibintu bibiri. Mwarebagaho ubuntu butoya bumeze nk'ubunyenyeri buhora bubengerana. Icya kabiri, uruhande rwabo mwarebagaho umwotsi wirabura uriho ucumbuka, umwotsi uhora ucumba, gucumba ngira ngo murabizi, ucumba, uwo mwotsi uhoraga aho ngaho. Uwo mwotsi rero Satani akavuga ngo uriya mwotsi yawitaga umugisha we, wowe ni umugisha yenda guhereza abo bantu, abana b'uwo mugabo, abana bakakagabo. Erega Yesu arakomena ngo bashobora kumuvuga, buriya umuntu wamenye agaciro. Nzavuga ku muntu witwa Yesu nyakuri, uw'abantu batazi, uw'abantu bagenda hejuru. Yesu uwaba imbaraga, abakunesha, abagushobora. Uwo nguyu umuvuzeho ikuzimu barazungurikana. Iyo umuvuzeho umenyesha uwo uvuga, utamuvugira hejuru, utamubaratisha, ukavuga ngo Yesu w'i Nazareti, Yesu umwana w'Imana wazi gutsinda Satani n'ubwami bwe. Uwo nguwo ntabwo bajya bamukinisha, abadayimoni ntabwo bajya bakinisha izina ryiwe. Iyo utangiye uvuga ku izina rya Yesu, umuriro utangira kubasatira, kubotsa. Uwo ni umugabo uteye ubwoba. Njya muvuga nkumva araryoha. Yesu araryoha mu buryo yaba aruta ikintu kikiryoha kuri iyi si. Icyo umuntu arya akavuga ngo arariye. Araryoha kuruta amafaranga. Neza, Yesu aruta amafaranga, aruta dori 1000, araziruta. Ni ukuri kw'Imana, aruta amafaranga, aruta n'inka, aruta n'ibizimbe, arabiruta. Umuntu wamaze kumumenya aba afite ubutsinzi mu biganza bye, aba afite imbaraga ziteye ubwoba, aba afite ubuzima bw'uyu munsi n'ubw'ejo hazaza, aba afite ubujima, aba afite izina rizima, aba afite umuryango mwiza. Umuntu watunze Yesu, nanezerewe mwene Yesu. Umuntu watunze Yesu, umuntu watunze Yesu. None rero bene data, nari nangiye kuvuga ku rusengero, binsaba kuko ariko mbanza kurekera ahangaha. Ariko mbere aho ngaho nenda kubwira Yesu nahuye nawe, n'uburyo navuyemo. Nenda kubwira ukuntu navuyeyo. Humura, nenda kubwira uburyo ukuntu Imana icungura abayo. Ase Yesu warancunguye. Yesu yankuye ahantu ndashobora kwikura, aho umuryango wanjye udashobora, aho batatekereza kuba n'abandi. Ni muhungu wa runaka, mvuka n'abasore runaka, araza arambwira ngo jewe nze gutanga imbabazi aho zitari, nze kugukure. Nubwo abana b'abantu mutanyitaho, nubwo abana b'abantu mutankura, ni jewe wabapfiriye,
ngiye kugirira imbabazi. Arambwira ngo muraneze igituza kugira ngo hagire ucyo. Umuntu wese ujya mu gituza cyane arangwa n'amahoro n'ibitwenge no kugubwa neza. So none bene data rero aho ngaho niho tugarukiye, tugiye gukora ikindi gice cya 4. Naho njyewe nenda kuvuga ku rusengero, nenda mvuge ku rusengero, mvuge ku mwuka wa Antikristo, mvuge ku cyacu mu rusengero, uburyo Satani akishimiramo, mvuge ku buryo Satani yishimira cyane cyane ibyo yishimira mu Mukristo bigomba kubana nawe. Mbabwire uburyo urusengero rwinjiriwe mu bintu cya mbere, ikintu cyinjiriwe wakuyeho kwihana mu rusengero. Abantu bose babaye abakristo, nasomye ijambo mu gihe cy'imiruka abantu bose bazaba bakiranutse. Narashomye aho muri Bibiliya ngo bazaba bakiranutse, bazaba bashima banezerewe mamagagewe, ariko hasi ira mu mivi, hariya hasi mu mizi. Mubwiriza ijambo ry'ukuri bene Yesu ari yaragaruka, igihe cyashizeyo ari yaraza. Ibi ngibi biriyo biba byamaze kwerekana ko yazi, yari yaratanga imbabazi ziherukayo. Mubwira abantu ijambo ry'ukuri, abantu bamenye Yesu muzima. Munyemerere rero Imana duhana umugisha, reka dusenge. Abayifite ibibazo no gusubscribinga, nibiha subscribinga, mu commenting, mu sharing, mu liking, mu following ikiganiro mu kigezeho abakristo bagenzi banyu. Niba atari umukristo ariko ashobora kumva ibintu by'Imana bihereza agaciro, ukimuhereza wenda ni wamenye yamenya aho byagwiriye. Buri ko nanze ubu buhamya, mbona abantu benshi bahinduka, mbona abantu benshi bitaba Imana ikabahamagarira bakayumva, mbonye abantu benshi bongeye kubwiriza ubutumwa bwo Kristo ashaka, mbonye abantu benshi biga uburyo bwo gusenga, mbonye abantu benshi bahindurwa inzozi nk'uko nanjye narwaraga. Igihe cyane cyatangiriye aho nahuriye cya kintu kikamfata bitangirira mu nzozi. Mbonye abantu benshi, mbonye rero n'abandi babipinga, nabo ndabarebye, ariko cyane cyane njyewe sinjya kubipinga, ahubwo mashingira ku muntu wahindutse wemeye Imana. Hari ikintu cyagufasha wacyandika ufate yewe mfashijwe n'iki ngiki. Icya gatatu, icya kabiri, hari ikintu waba wenda gusobanukirwa wakibaza. Ico nabanzi ndakikubwira, ico nazi sinango ndi bukubeshe, nango ndi bukubeshe. Nora nkubwiye ngo sinyizi sava uyemerera aho ngaho. Ikindi nanjye ndi hafi gucingura YouTube channel yanjye. Igihe cyaricyo cyose Imana ikorera igitangaza ndayicingura, kandi tuzagirana ibiganiro, tuzagirana n'inyigisho. Mukomeze mukunda Gisubizo, ni umuntu nkunda cyane, aba yitanze cyane kugira ngo aze arava kure mutukura akaza inaha muri Kampala akanshaka. Gisubizo akeneye fanta, akaza yarambwiye ati Mugisha ubwo butumwa narwaye cyane kugira ngo busohoke biranga, ariko aho yabwumvira Igisubizo yambereye igisubizo, nawe akubera igisubizo. Ndabize ngo ari abantu bamaze kubibona ibi ngibi. So Gisubizo abantu bari muri Kampala mwamukoresha mukamukunda, n'umwana muzima cyane. Jewe abikora kubera Yesu, ni umukristo wuzura umwuka. Sinari nabona abantu bakora muri ibi bintu buzura umwuka, bagira umwuka w'Imana, ariko yuzura umwuka agakora ibintu nk'umukristo anezerewe kandi nakuna gutwarije nabi. So bene data rero umushimireho, ni umuntu ugerageje kwamamaza ubu butumwa. Yesu uhemba abantu nk'uko Bibiliya ivuga, Pawulo abwira umuntu wamugiriye nabi ngo Yesu azamuhemba n'ibihwanye n'ibyo yakoze. N'uyu nguyu rero na Imana imuhembe nk'uko ari yabikora. Shalom shalom. Mutegereze ikiganiro cya 4, ubuhamya bw'igice cya 4. Imana izaduhana umugisha. Hato se umuntu kambaza umuntu kangira umuntu mbaza ibintu naba mbipanga nangwa se naba nukuryosha umutwe babyita bate, kurema ikintu kitari guteka umutwe. Naba ndi umuteka mutwe mu buryo nateka ikintu ngagikera ku murongo. Wese ndi umuteka mutwe. Noneho nyakirira kari umuteka mutwe wa Yesu, wenda ngo abantu bahinduke. Uno unwarira aho nga. Umugore umwe rero igihe kimwe yasanze abantu bari bavuga kuri Yesu, avuga ngo Yesu yazanywe n'abazungu, nibyo abantu bazanye kugira ngo abantu batandukane nande, batandukane n'abantu bave ku muco wabo, abantu bayobe.
bamaze kubivuga ni umukristo, ni umushumba iyo ngiyo iwacu, iyo ngiyo mu Rukora, aravuga ngo ariko ngo abaye arangaho ngo umwuka wera aramusanga aramubwira ngo ariko ubundi uyu muzungu bavuga ngo mwakurikiye n'undi akagenda aba umuzungu, ariko uyu muzungu ubuze umuntu icyaha, ubuze umuntu gusambana, uyu muzungu ubuze umuntu kwiba, uyu muzungu ubuze umugabo gutandukana n'umugore, uyu muzungu ukunda ibintu byiza, ukunda ibintu by'umuco, ibintu bizima, uwo muzungu ni wenda umuremereho. Noneho kare niba ariyo kamere ye, mukundire kamere y'iyo ngiyo, niba ariyo ngeso mukundire izo ngeso ze, niba ari n'umuzungu guma kuri icyo ngicyo. Uwo mugore yafashe icyemezo kivuga ngo uyu muzungu wemeranya kugarukanya abatandukanye, akirukana icyaha, agakunda gukiranuka, nzagumana nawe. Noneho rero nanjye mu yandi magambo, rero nanjye noneho udasa nk'ubyemera kare, uvuga ngo ariko kandi uvugira Yesu, untwarire muri ubwo buryo. Yesu aduha n'umugisha. Reka dusenge. Mana y'ukuri n'ubutwari bwinshi, ngo haye ikaze kuko Imana igira neza. Dore abantu bahoze bumva aya magambo, nyemerera ko umurimo ukomeye muri bo, nyemerera mbona ubuhamya bw'abantu batandukanye bahinduka, bagarukana nawe, bihana, bagirirwa imbabazi imbere y'amaso yawe, bongera kugaruka imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umwuka wose ufata ibitekerezo, ufata ikirere, utsindwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ukubitwa hasi, uvumwe mu izina rya Yesu Kristo. Wa mwuka w'ikuzimu, wa mwuka wiyoberanya n'umuco wafashe urusengero, wa mwuka wafashe abana b'Imana, umwuka utera isi kuyoba, ndakuvugiye ngo genda mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zikurimbure, Satani n'ubwami bwawe reka musenywe, reka Yesu Kristo ibendera y'agakiza ikomeze kuzamurwa. Urubyiruko reka rukizwe, abasaza reka bakizwe, abana bato reka bakizwe, abo tungana reka bakizwe, reka abashumba bongere kumenya Imana, reka abakristo bongere kumenya Imana, reka umuntu uwo ari we wese yongere gusobanukirwa Imana. Mana, niba ndashoboye gusobanura nk'uko nakabaye nsobanura, none mwuka wera mfasha, wowe usobanurira aba bantu barande cyane, bafashweho cyane, ab'inzozi mbi reka zongere guhindurwa, abo Satani yabanze gutwarira mu nzu reka bacire mu izina rya Yesu Kristo. Reka izo nzozi mbi bazivemo, abari baramunzwe ibitekerezo n'imyuka y'ibisiya, y'ibyutinganyi, n'imyuka yo kwikinisha, n'imyuka ya gahura, imyuka yo kurara basamana n'abazimu, reka iyo myuka ikurwe mbere yabo. Mana, igisha aba bantu gusenga nk'uko ubishaka. Nyemerera mwuka wera uganze kandi ukomeze ukora imirimo n'ibitangaza, ushimwe uterwe hejuru. Reka video iyi ngiyi igere mu mahanga yose ari muri iyi si, reka abantu benshi bahindurirwemo, ntihagire igisitaza cy'abadayimoni kirebeka mbere ya video iyi ngiyi. Reka umugisha w'Imana ukomeze kubana n'abantu b'Imana, mu izina rya Yesu Kristo nsenga nciye mu izina risumba ayandi mazina, amen. Imana iduhane umugisha. Shalom shalom. Igihe cyose turaza guhura mu gice cya 4. Amen.